kundi ndagiye pe nta kundi wasiwe ndagiye rwose reka ibi nawe habivamo yewe kuntu ndi nsore we uriya ranzi koko fatiza ibinombe bya zahabu by'amadiyame pe mu Busuwisi nta kundi n'uwagiye kwa makuza yaragiye ndamanutse nta kundi rwose pe kabisa tu ariko nubwo mbona ari harehare sinzi kabisa ibi bintu ntabwo byumvikana n'ibintu umusenzi wanjye nanjye ndabikemuye uyu munsi rwose ndazana mbikemuye rwose nawe yumva ko ibyo yakoze atari byo yewe amazi ngari rwose ndabizi hari ahantu ni heza ibyo ari byo byose umugozi ntabwo wica nk'amazi reka nze ndabikemuye rwose ubu buzima ndabuhaye akantwarira umugore ariko iyi telefone wayisiga hano akanyisiga hano ubundi uzibera hazayijyana n'iby'isi n'ibiguma reka yewe kundi kubona uri kugenda mu iri shyamba bite umva ibintu bankoreye nawe ariwe ntiwabyemera ubu ngubu ngiye kubirangiza rwose nta kundi ngiye kubisoza pe ngiye kubisoza yewe umuntu umugenga koko nyine se n'ibikisha ngo nkurange hari ibyo wataye umva umugenga ibintu nkoze ni ukuri kw'Imana amazi sigaye ngenda birangiza nuko ugiye kunywa amazi none numva ngiye gukora iki sha ubwo ugiye kwiyahura muri mwe nakubwiye n'umutsatsi mwiza ufite vuba tugenda nkwereka hahe cyane ku buryo utari bugaruka utari bugaruka